Vipi msaza? Sawa. Ya diri ya rero narayisoje. Ngaho re. Warayisoje di. Nyine narabikoze. Ariko nizere ko igisubizo nyine ewana. Umba ariko igisubizo nkuzanire sinzi naho kiri bugushimira. Byagenze bite se? Ukuntu byagenze se? Nyine ameze nkaho yabyemeye. Ameze nkaho yabyemeye. Nyine yarambwiye ko agiye kubitekerezaho nyine byabendi by'abagore n'abakobwa. Kwako ndi nyine babanza kwijijisha. Ariko nyine ameze nk'uwabyemeye. Aho nyumvira kuri. Ni waramubwiye gutya kabisa ubona afite ubuntu bw'ubushake bwo kubyemera n'icyakijya none kukabona yabyemeye. Yanze guhita byemerera kugira ngo wende adakeka ko yaba ari indaya ariko n'ubundi ni nk'aya yabyemeye rwose. Nese mu bisubizo yaguhaye basi kimwe cy'ingenzi yakubwiye ngo iki kugira ngo numve ko byiwe harimo ingingo inyemeza ko yabyemeye cyangwa azabyemera. Ikintu cya mbere amafaranga namuhaye yarayakiriye rwose. Yarayakiriye amafaranga. Yasamiye hejuru cyane. Erega uriya na amafaranga none sugira ngo wowe watunga umugore usakurisha. Barabivuze ko watunga umugore usakurisha. Nta mafaranga ufite urumva byavamo. Ubwo se urumva bamwitevera wenyine n'abantu bari hanze hanga bafite amafaranga. Barabivuze koko. Abagore ntibakunda abantu bakunda amafaranga. Bakunda imitungo. Ariko numwe wabivuze wishyira mu bwinshi siko. Aha, wo ntazisenzi nyina. Wo ntazisenzi nyina kabisa rwose. Aha, nyamara wareka ushyira mu bwinshi kuko numwe wabikoze. Nuko nyine reka nkubwira ariko. Mfite plan B. Reka nkwereke igiri ya kabiri. Ngo ni yivuga ngo nyemerera noneho kuzayikora neza noneho kurushaho ukandana igisubizo gifatika kabisa. Ariko nawe ukomeje kumbera byenda gusetsa. Oya. Ngiye kuzakwita akanyamadiri kubera diri zawe zitajya zishira pe. Eba ndika nkubwira. Ndashaka yuko urumva uzamuhamagara kazi wawe mu nzu. Urumva? Akaza kugusura ku buriri ukaba ushaka ko muryamana. Sibyo? Oya urajya he? Uka nkubwire sibyo? Wigira ubwoba sibyo? Ngo wari wirukanze. Ariko uzayo magambo uburemere uyavuganye. Buremere uziko mbonye yuko uramutse yashyize mu bikorwa. Wanyica n'akarambo kanjye kagatwika noneho kugira ngo tuze. Ivu ry'akarambo naryo karenwamo igikoma. Oya ntago ari byo naringiye kuvuga ntabwo ari cyo naringamije ariko man uzi ukuntu bibabaza kubona umugore wakunze ukamukwa ukamushaka ukamurongora mani kubona yaguciye man biraryana mani nakababaro sibyo gusa nyemerera nkorera iyo gusa hari ukuntu ngiye nzamenya ayo makuru sibyo uzamuhamagara kuri telefone ngewe mwicaranye ku buriri mwatuje umeze nk'uri kumutereta niho nubona yamaje gufatwa n'ibisantima sibyo uwango ni uzahita ufata telefone umpamagare nawe nagura umwana nyine guko uzabigenzura kuzampamagare nurangiza ngiye ibyo muzavugana nzabe mbyumva nzahita nkufata ubwo numve nyine uzamuneke numve impamvu afite amakuka ko konti nyuma shaka nta kibazo iyo diro nzayigukorera gusa nyine pe umenye yuko naramuka naje nabi nzanamuhekenya da uhore wumve uramutse wibeshye ibyo byukabikora aha naza nkagufata nkakujigitira nkakwitendeka kongo nkagukanja kanja bodaboda nkahita nzicira hari nyine nango urabyumva neza nzabigukorera. Okay sawa ni gutyo nta kundi byahenda gusa mani sawa ntacyo sawa. Shanda gushimiye mbikuye ku mutima cyane kuko waje kunsura. Urakoze cyane. Nizere ko yuko buriyo nzaniye igisubizo cyiza ariko rero twavuze byinshi turibagirwa gusa kuba bagira hano tari wanamubera we kandi nanjye cyagiye buriya natinye kuguhobera kuko hari mu mbaga y'abantu nyamwinshi nuko mbura ukuntu nguhobera none hano uyu niwo mwanya mwiza. Wowe ushaka ko nguhobera rwose zikumbuye wowe. Nta kibazo reka nguhobere. Yambiye ukuntu buri uri umugore mwiza. Koko se ndi umugore mwiza. Umugore mwiza cyane. Nuko umugabo wawe gupfusha ubusa. Urabizi ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoyemo. Buriya naragowe narashize. Wagowe gute se nsobanurira none? Umugabo wanjye nyine ashaka kuba afite ikibazo niba ari uburwayi njye ntabwo mbizi ariko ese nakigenda kuko nawe ntabwo yibashije. None se nuko utabimenya n'uburwayi se cyangwa wende baba baramuruze? Nanjye byaranyobeye none se tugeze nyine tugiye kuryama mbese ubona ntahindukira ntagira gute muri make ubyumve ngo
agahinda karanyishe. Humura irekura umbwire sibyo ndi hano ku bwawe pe. Koko Ndi hano ku bwawe kugira ngo ngufashe. sha ntago mbizi sinzi ikibazo afite ahubwo buriya nyine naje ngo nyine wowe urabyumva nyine hari ukuntu wangenza hari ukuntu wabigenza nyine ukamfasha nyine kambura buriya uzi ukuntu ndemerewe ndaremerewe nikoreye umutwaro utakumva rero buriya nyine hari ukuntu wankoreye umutwaro nikoreye. Gusa ariko abangaba se ubu ngubu barampamagarira iki? Natse konji ku kazi none barimo barampamagara ubu baranshakira iki? Babihanganyeho gatoya mbanze ngiye kumva icyo banshakira sibyo? Nturambirwe. Nta kibazo. Master ngira ngo rwose wabyiyumviye pe. Ngira ngo nta kintu tumvise ku biganiro byabereye hariya. Ngira ngo nawe rwose icyo wansabaga kukunekera rwose yuko nawe wakiyumvira ikibazo kiri. Nabyumvise. Uriya mugore rwose ubonye ukuntu ari umwana mubi. Uriya ntabwo yagombye kuba amenya amabanga y'urugo rwanjye. Ngo agende hanze avuga ari intege zanjye nkenye. Ntabwo gukina ku mubyimba ariko reka nkwibarize ko. Ese ubundi biriya bintu byose yavuze koko nibyo cyangwa harimo n'ibyo akubeshyera? Shira ubwira ukuri rwose. Seke makuza adije najutanye. Sawa ihangane nyine numva gahinda kakwishe. Ihangane nta kuri nyine mbe nsubiye ntari tuzaganira ubutaha. Nyine kuruza kunsura wakoze tu kabisa. Nyuma kiriya kibazo ariko kundi nanjye nariyerangiye nk'umugabo nta kwirukana umugore se cyangwa ngo ugire neko no. Nyine nanjye nari numvise kiriya kibazo cyawe ari ngora abahizi ndavuga ni nk'umuntu w'inshuti yanjye reka nze musure ubundi reka mwibarize. Ubundi koko uvugisha ukuri kiriya kibazo aba yaragitewe n'iki? Nyine iki cyakora cyo umugore wanjye ndamurenganya cyane. Umugore wanjye ndamurenganya cyane. Ubuze uko mbona uko niki gihagarara ubu nkitse ndurusora haruhagaze n'urutwe rushyitse rudashyitse ku buryo agihina agace kamwe aka konyine nako ni amasegonda yo arindwi. None mbashiye kumirwa nese ubwo nyuma yaho bikagenda mbasha nyuma yaho ubwo urumva naho ni nyine ndaryama nkagaragurika nkarambura amaguru nkiyishe iyo munsi y'amashuka nuko nkigira nk'uwasinziriye ariko none ubwo we abyifata amate nyuma yaho ngaho mbara umugore nyine araranira hanyuma ibyitse imitima abunze imitima mbese uri mugizi mukwe ndakaba cyagize kandi uswagira gwa neza none se kamwibariza ikibazo cy'amatsiko. Ubundi mu buzima bwawe waba warigeze kwikinisha? Kwikinisha ni rimwe. Ngo rimwe ryonyine? Rimwe ryonyine nabwo ntabwo ari igihe kinini. Niyo ryaba rimwe. Ushatse kuvuga ikintu? Niyo ryaba inshuro imwe rishobora kuzana ingaruka zitera urugo rwawe gusenyuka. Nusubungira iyihe nama waje hano uje kungira iyihe nama mu by'ukuri? Mbere ya mugenzi wanjye kandi inshuti yanjye inama nakugira nziza gabanya inzoga uve ku itabi burundu ukore siporo nyinshi unywa amazi wirinde stress urya imboga n'imbuto none ikindi cyarurangiza kimwe uhekenye ubunyobwa bwinshi nibura nka toni enye zose. Reka kunseka uswatsetsa n'uvuye gutanga noneho ku kijyanye n'ikibazo cy'umugore wawe cyo ngiye kukikurikiranira. Oya ndabona nampamagaye ahubwo sibyo ubwo ugiye kuvuga ko ugiye guprofitaho naburiye kukikurikiranira ko ngiye kumuguharira nta cyazi ngiye kumuguharira ibyo ni ibyawe nta